Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabashuje bene data namwe mwese nshuti mukurikira ibi biganiro bya Saveur Divine. Amahoro ya Kristo nabane namwe. Ndizera yuko muri amahoro aho muherereye mwese. Nukuri n'umunezero n'ubuntu budasanzwe gutangira icyumweru umuntu avuga izina ry'Uwiteka, gutangira icyumweru umuntu yamamaza inkuru nziza y'agakiza. Turashima Imana n'ukuri. Nimumfashe namwe, nimumfashe dushimire Uwiteka yuko ari mwiza, ngo kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ndakwifuriza kugira ngo wongere usobanukirwe ukuntu Uwiteka ari mwiza mu gihe uraba wumva iki kiganiro, mu gihe uzaba ukurikira ibi biganiro byacu, uzongere wuzuzwe mu imbaraga kandi wumve ukugira neza kw'Imana. Dushimira Imana rero kuko iduhaye gutangira uyu munsi wa mbere w'icyumweru, ngo uyu ni wo munsi Uwiteka yaremye, turawishimiramo, turawunezererwamo. Uwiteka turakwinginze udukize, Uwiteka turakwinginze uduhe kugubwa neza. Hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Tubasabiriye umugisha mu nzu y'Uwiteka. Reka njyewe nanjye nongereho ngo tubasabiye umugisha mu biganiro bizatambuka kuri uru rubuga. Haleluya, muzagire umugisha uva ku Uwiteka. Twasomye hamwe iri jambo ryo muri Zaburi 118 uhereye ku murongo wa 20. Namwe rero ayo magambo abagwe neza, mugire umunsi mwiza, mutangire neza. Ntabwo ndi kubasezeraho ahubwo kwari ukubasuhuza, nongera gushimira Uwiteka uduhaye umunsi wundi utangira icyumweru. Icyumweru cyose gitangiye abari ubuntu butangaje Imana itugiriye, kandi ndabifuriza kugira ngo buri munsi w'iki cyumweru ujye uwufata nk'aho ari umunsi udasanzwe, umunsi utazongera kubaho. Ubemo neza, uwukoreshe neza, ube uw'umumaro imbere y'Imana n'imbere yabo yaremye. Ube umunyamugisha, kandi uko ubishobojwe utanga umugisha abo kubo mubana ndetse n'aho ugenda hose. Nibyo nkwifurije. Imana ishimwe rero kuko iduhaye gutangira iki cyumweru. Ndabifuriza kugubwa neza. Ndashimira Imana cyane kubwo ubuntu bwayo, ndayishimira kubw'urukundo rwayo ikomeje kutwereka, kubw'uburinzi bwayo buba kuri twebwe. Kuba tugeje kuri uyu munsi ntabwo ari uko twitwaye neza kurusha abandi, oya, ahubwo ni ubuntu bw'Imana, nuko igihe dufiteho umugambi wo kudukoresha, wo kugira ngo tube ab'umumaro. Turayishimira rero kuko yatwizeye ikaduha kuyikorera mu bwami bw'ijuru, ikaduha kubiba mu bwami bw'ijuru, kwagura ubwami bw'ijuru. Haleluya, Imana yacu nishimwe kuko yatugiriye icyo cyizere. Rero nk'uko musanzwe mubimenyereye, kuri uyu wa mbere, ku wa mbere dutangira insanganyamatsiko nshya cyangwa se un nouveau thème mu gifaransa. tukababwira thème tuzavugaho mu cyumweru dutangiye. Rero iki cyumweru
tuzasangira ijambo rivuga ngo dukeneye imbaraga nshya. Muri uru rugendo turi mu rugendo bene data. Murabizi neza ntabwo ari ibyo mbabwira mbigisha bishyashya, oya, buri mukristo wese, buri muntu wese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza we arabizi neza ko hano muri iyi si atari iwacu. Turahari ariko tuhari duhita, turi muri transit nk'uko nigeze kubivuga muri Saveur Divine y'Igifaransa. Twebwe turihitira gusa, ntabwo tuhatinda hano muri iyi si. Turi mu rugendo rujya mu ijuru, niyo mpamvu muri uru rugendo dukeneye izindi mbaraga. Reka mwifurize imbaraga nshya mu rugendo turimo. Rero tuzasangira amagambo ari muri Yesaya 40 uhereye ku murongo wa 29. Reka dusome mu izina rya Yesu. Handitse ngo Imana yacu niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Haleluya! Nguko uko abategereza Uwiteka bazamera. Ni ukuri hari itandukaniro riri hagati y'abantu bizera Uwiteka n'abandi batamwizera. Twebwe abiringiye Uwiteka hari izindi mbaraga nshya tujya duhabwa muri uru rugendo. Baratubwiye, ijambo riratubwiye ngo tuzatumbagira mu kirere. Haleluya! Ngo tugurukishe amababa nk'ibisiga. Mwari muzi ko hariho amababa yo mu mwuka tujya duhabwa iyo twishingikirije ku Uwiteka. Iyo umuntu yishingikirije ku Uwiteka, ibigeragezo bimugeraho akabigenda hejuru, agasa n'utabibonye, nubwo nawe bimugeraho nk'umuntu wese. Ariko burya ikigeragezo cy'umuntu wishingikirije ku Uwiteka gitandukanye n'umuntu utaramenye Imana. Ntabwo babigendamo kimwe. Ni ukuri ndabifuriza kugira ngo ni ukuri muri iki cyumweru tuzarusheho kongererwa imbaraga, tuzarusheho gutega amatwi twumve icyo Uwiteka atubwira ku byerekeranye n'uru rugendo rwo mu ijuru. Rero ndakwifuriza kugira ngo ni ukuri Imana ikongerera imbaraga. Birashoboka yuko waba ugeze ahantu wumva unaniwe cyane. Rero ndakwifuriza kugira ngo Uwera wa Isirayeli aze akugenderere, aze aguhumurize. Wa wundi wasanze Yakobo yari ari mu rugendo amerewe nabi ubwo yahungaga mwene se, no, Imana iramugenderera, irongera imwibutsa amasezerano yahaye Aburahamu, maze imubwira amagambo meza, imwongerera imbaraga. Aho arongera yumva aguwe neza. Nanjye ndakwifuriza kugira ngo muri uru rugendo, niba aho ugeze kumva ucitse intege, wihebye, Imana yongereze ikongereremo imbaraga, kandi izabikora, irabishoboye. Abakozi b'Imana batandukanye rero bazatuganiriza ku byerekeranye n'uko kongerwamo imbaraga. Nibyo mbifurije, kandi ndabifuriza kugira ngo aya magambo dusangira abagwe neza, aya magambo aze abe ubuzima kuri mwebwe, agire impinduka agira mu bugingo bwanyu, azana impinduka zifatika, ababere umugisha udasanzwe. Nibyo mbifurije mu izina rya Yesu Kristo. Reka rero turangize dusenga, twinginga Imana kugira ngo izabane natwe muri iki cyumweru nk'uko yakomeje kubana natwe. Data wa twese wo mu ijuru, turagushimiye,
turi imbere yawe ubwoko bwawe duciye bugufi cyane kugira ngo wowe ubwawe abe ari wowe ushyirwa hejuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro Mana. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe wahumetse kugira ngo rijye riza ritwongeremo imbaraga, rijye riza riduhumurize, rijye riza ritwubake. Ndasabye kugira ngo Mwami iri jambo dusomye yongere ribe umutsima utunga abana bawe muri uru rugendo barimo. Ndasabye kugira ngo uwari ucitse intege umwongerere imbaraga nk'uko iri jambo ribitubwiye. Ndasabye kugira ngo rwose uduhe guhanga amaso kuri wowe, kandi ndasabye kugira ngo uduhe gutumbagira mu kirere. Ndasabye kugira ngo buri wese umuhe amababa yo mu mwuka, maze ibimugerageza byose abigende hejuru mu izina rya Yesu rikomeye. Amen.